c'était lui, Jésus, c'était lui, mon roi, c'était lui, le Seigneur, le Dieu de gloire. C'était lui, le Messie, c'était le Prince de vie, c'était lui, la parole est faite chair. C'était lui, Jésus, c'était lui, mon roi, c'était lui, le Seigneur, le Dieu de gloire. C'était lui, le Messie, c'était le Prince de vie, c'était lui, la parole est faite chair. Il porta une couronne d'épines, son conflit méchamment flagellé, découpé sous sa triomphe de croix. Tout soldat il annonce pas. C'était lui, Jésus, c'était lui, mon roi, c'était lui, le Seigneur, le Dieu de gloire. C'était lui, le Messie, c'était le Prince de vie, c'était lui, la parole est faite chair. C'était lui, Jésus, c'était lui, mon roi, c'était lui, le Seigneur, le Dieu de gloire. C'était lui, le Messie, c'était le Prince de vie, c'était lui, la parole est faite chair. On s'inflige, jugé par des ennemis, condamné immédiatement, dépouillé, il ne réclamait point, l'agneau vit mené sans résister. C'était lui, Jésus, c'était lui, mon roi, c'était lui, le Seigneur, le Dieu de gloire. C'était lui, le Messie, c'était le Prince de vie, c'était lui, la parole est faite chair. C'était lui, Jésus, c'était lui, mon roi, c'était lui, le Seigneur, le Dieu de gloire. C'était lui, le Messie, c'était le Prince de vie, c'était lui, la parole est faite chair.
bene data namwe bashiki bacu ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Twongeye gushimira Imana mu gitondo cy'uyu munsi nkuko twayisabye ko yaduha umugisha kugira ngo twongere duterane twumve ijambo ryayo. Turayishimira ko mu gitondo cy'uyu munsi yongeye kudukingurira umuryango kugira ngo dufatanye ijambo ry'Imana. Uyu munsi turafatanya kibwirizwa kivuga ngo umugabane ugenewe abana b'imfura, la part réservée aux fils premiers-nés. Ka dusenge dusaba Uwiteka we nyiri ijambo kugira ngo ahagarare hano abwirize ijambo rye kandi amurikire imitima yacu kugira ngo buri wese muri twe nk'uko ikibwirizwa kibivuga abone umugabane umukwiriye. Nami wacu Yesu Kristo mukiza w'ubuntu n'imbabazi, nongeye kugushimira mu gitondo cy'uyu munsi ko ari wowe udukinguriye umuryango, ko ari wowe utwemereye nk'uko twabigusabye ko tubona aka kanya mwami kugira ngo dushobore kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni umutima utanga ubugingo, ijambo ryawe niryo riduha imbaraga, ijambo ryawe ni umugabane w'abera, ijambo ryawe ni ubutunzi butazashira. Mwami ibyo tubona byose n'amaso bizashira, ariko ijambo ryawe rihoraho iteka ryose. Niwo mugabane ukomeye ubikiwe abera, niwo mugabane, nibwo butunzi mwami, niwo udutandukanya n'abatari abana bawe. Ndagusaba kugira ngo muri aka kanya twamanuke umanyure umutsima tugaburire haza imitima yacu mwami, utwuhire amazi adasuma, utubere koko umwungeri mwiza, uduhe kuvuga nka Dawidi ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye ntacyo nzabura. Tangirane nanjye muri aka kanya mwami, ubwirize ijambo ryawe, uhabumva, uha abana bawe bumvira ijambo gucakira umugabane mwami wabageneye, buri wese amere nka Mariya. Tumanuke ku birenge byawe mwami, utubwire nk'uko wabwiye Marita uti Marita Marita urirushya muri byinshi, Mariya yakurushije umugabane ukwiriye. Uduhe umugisha mu izina ry'umwami Yesu Kristo, amen. Uwiteka ahimbazwe. Turasoma ijambo ry'Imana mu Itangiriro igice cya 25 umurongo wa 5 kugeza kwa 6. Nous lisons en Genèse chapitre 25 du verset 5 au verset 6. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Abrahamu yahaye Isaka ibye byose. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Abrahamu yahaye Isaka ibye byose. Au verset 6, il fit des dons au fils de ses concubines. Ariko abana b'abaja bo yabahaye impano. Et tandis qu'il vivait encore, kandi akiriho, il les envoya loin de son fils Isaac. Yabirukanye abohereza kure y'umwana we Isaka, du côté de l'Orient, mu ruhande rw'iburasirazuba, dans le pays d'Orient, mu gihugu cy'iburasirazuba. Mwami wacu Yesu Kristo aduhana umugisha kandi umugisha ijambo rye tumaze gusoma. Nibutsa abanyumva ko turimo kumva ijambo rivuga ngo umugabane ugenewe abana b'imfura. Umugabane ugenewe abana b'imfura. La part réservée aux fils premiers-nés. Hari abana b'imfura. Ubundi umwana w'imfura abumwe, ariko nk'uko ijambo ry'Imana ryabiteganije, umwami wacu Yesu Kristo ni imfura muri bene se benshi. Ni ukuvuga ngo mu itorero ry'umugeni wa Yesu Kristo ntabwo haba imfura, haba ubuheta, habe na bucura. Uburenganzira Yesu Kristo afite ku mugabane wa data nibwo burenganzira nta kigabanyijeho abamwizera bafite. Nibyo isezerano Uwiteka yahaye Aburahamu ngo mu rubyaro rwawe niho amahanga yose azabonera
kuba muri Yesu Kristo turabaraganwa nawe umugabane kubw'urukundo Imana yadukunze. Umugabane Yesu Kristo afite mu rugo rwa data niwo mugabane abana b'Imana bagize umugeni wa Yesu Kristo bafite. Tukaba dushimira Imana kubera ko abasenga ni benshi, amatorero ni menshi, abagore ni benshi, ariko umugeni n'umwe. Hari umugabane wihariye ugenewe abana b'imfura, umugabane ugenewe abana b'imfura, là-bas réservé au fils premier-né. Uyu mugabane ni umugabane wihariye. Cette part, c'est une part particulière, c'est une part réservée, consacrée, destinée. Uyu mugabane ni umugabane wihariye, ni umugabane wabikiwe abana b'imfura, ni umugabane udasanzwe, ni umugabane wagenewe intore z'Imana. Tukaba dushimira Imana ko ntacyo Imana ikora uko itagiteganije. Uko Imana yateganije uyu mugabane ni nako igomba kuwutanga, kandi uwo ugenewe wese nta kizamubuza kuwubona. Imana yahamagaye Aburahamu imuha isezerano, iramubwira ngo ku mugore wawe Sara niho urubyaro ruzaturuka. Ariko isezerano ry'Imana rirageragezwa, isezerano ry'Imana rifata igihe, isezerano ry'Imana rica mu muriro, isezerano ry'Imana rirapimwa. Niyo mpamvu aba bana b'imfura bose nta n'umwe utagomba guca muri uwo muriro, kugira ngo ukwizera kwacu kumere nka zahabu, nk'uko umugaragu w'Imana Petero abivuga. Ntabwo uyu mugabane uri ku isahane ya zahabu, ntabwo uyu mugabane uri ku meza y'umuteto, ni umugabane uri uhabwa abizera, ni umugabane uhabwa intore z'Imana zigomba kwikorera umusaraba, zigaca mu rugamba, zigashobora kuragwa ibyasezeranijwe. Imana imaze guhamagara Aburahamu ikamuha isezerano, umugore wa Sara ni Sara nyine Imana yari yavuze ko ari uzabyara umwana w'umuhungu, ab'ingumba, amara imyaka myinshi. Haza urugamba rukomeye kugeza igihe Sara ubwe yabwiye Aburahamu aterega ntabwo byashoboka, urabona ko nshaje, wakwegera Hagari umuja wanjye kugira ngo tworohereze Imana ibyo yavuze, kugira ngo turebe ko byasohora. Imana ntabwo ikeneye koroherezwa. Imana ikivuze igikomeraho. Imana iyo utanze isezerano irarisoza, ntabwo yatanga isezerano ngo inanirwe kurisoza. Iyo Imana itanze isezerano irarisoza. Niyo mpamvu Isaka yarabonetse, niyo mpamvu no kuri Mariya yaravuze ati ko ntazi umugabo, uwo mwana nzamubyara gute? Marayika aramubwira ngo umwuka wera azagutwikira. Nta by'umugabo birimo. Iby'Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya ko umwana azasama inda, igihe cyageze kugira ngo bisohore. Kabagize gutya, icyo Imana ivuze iragisoza. Mariya nk'umukobwa w'Imana, Mariya nk'umwana w'Imana, Mariya nk'igikoresho cyateguwe kugira ngo iryo sezerano risohore, yagomba kugira umutima wizera. Niyo mpamvu yahise avuga ngo ndi umuja wawe, bimbere nk'uko ijambo ryawe rivuze. Voici, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta parole. Iyo twizeye icyo Imana ivuze iragisoza. Mu gihe Mariya yavugaga gutyo, niko n'ijambo ry'Imana ryamusohoreye. Niba twizeye icyo Imana ivuze iragisoza. Na marayika Gaburiyeli yahise amubwira ngo nta kinanira Imana.
dore na Elizabeti mugenzi wawe ari mu kwezi ke kwa gatandatu kandi nawe yari ingumba. Icyo Imana ivuze iragisoza. Ibyo byazanye intambara n'ubu ngubu bikiriho, kubera ko Ismaeli yavutse mu buryo bw'umubiri, avuka mu bwenge bw'abantu, n'ubu niwe uhagamye ukomokwaho n'abarwana na Isirayeli, kubera ko n'intambara yazanywe na kamere. Iyo dusomye hano mu Itangiriro 21 umurongo wa 9 kugeza kwa 12 turasanga intambara yavutse ku mwana Aburahamu yabyaranye n'icoreki. Haje intambara ikomeye mu rugo rwa Aburahamu kubera inzira ya kamere, inzira y'umubiri, inzira y'ubwenge bwabo. Genèse chapitre 21 du verset 9 au verset 12. Sarah vit le fils qu'Agar l'Égyptienne avait enfanté à Abraham. Sarah abona umwana Hagari yabyaranye na Abrahamu aseka. Ariko kugira ngo twumve aya mateka neza, reka duhere ku murongo wa mbere. Hari umunsi mukuru ukomeye cyane wo kumurika Isaka no kumuha umugabane we. Muri uwo munsi mukuru Ismaeli na nyina ntabwo bamerewe neza, kuko yari umwana w'ishyari. Habaye intambara ikomeye, ariko icyo Imana ivuze iragisoza. Itangiriro 21 turahera ku murongo wa mbere tugeze kwa 12. Uwiteka agendera na Sara nk'uko yasezeranije. Sara asama inda ya Aburahamu ashaje, abyara umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Murongo wa kabiri. Sara asama inda ya Aburahamu ashaje, abyara umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze. Au verset 2, Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Amen. Murongo wa kane wa gatatu. Abraham yita umuhungu yabyaye Isaka, uwo yabyaranye na Sara. Verset 3. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Murongo wa kane. Abraham akebisa ku muhungu we amaze iminsi 8 avutse uko Imana yamutegetse. Au verset 4. Abraham circoncit son fils Isaac âgé de 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Murongo wa gatanu. Abraham yabyaye uwo muhungu we Isaka amaze imyaka 100 avutse. Abraham yabyaye uwo muhungu we Isaka amaze imyaka 100 avutse. Au verset 5. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac son fils. Umurongo wa gatandatu. Sara aravuga ati
Imana iransekeje. Abazabyumva bose bazasekana nanjye. Au verset 6. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Umurongo wa karindwi ati, ninduba warabwiye Aburahamu yuko Sara azonsa abana ko mubyariye umuhungu ashaje. Verset 7. Et elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai infanté un fils dans sa vieillesse. Murongo wa munani. Mwana arakura, aracuka. Ku munsi Isaka yacukiyeho, Abraham ararika abantu benshi arabagaburira. Verset 8. L'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Murongo wa cyenda. Sara abona umuhungu wa Hagari, umunyegiputakazi, uwo yabyaranye na Aburahamu abaseka. Verset 9. Sarah virit le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté Abraham. Murongo wa cumi. Nicyo cyatumye abwira Aburahamu ati, senda uyu muja n'umuhungu we, kuko umuhungu w'uyu muja atazaraganwa n'umuhungu wanjye Isaka. Au verset 10. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Cumi na rimwe. Ibyo by'uwo muhungu we bitera Abraham agahinda kenshi. Verset 11. Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Murongo wa cumi na kabiri. Imana ibwira Abraham iti, we kugirira uwo muhungu agahinda n'umuja wawe. Ibyo Sara akubwira byose umwumvire, kuko kuri Isaka ariho urubyaro ruzakwitirirwa. Au verset 12. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de la servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Alléluia. Uwiteka akomeze aduhana umugisha mu ijambo rye. Byabaye ngombwa ko duhera ku murongo wa mbere hano mu itangiriro 21, kugira ngo twumve amateka y'ukuntu Isaka ariwe mwana w'isezerano wagombaga kubona umugabane umukwiye. Umutwe w'ijambo uravuga ngo umugabane ugenewe abana b'imfura, la part réservée au fils premier-né, la part qui est réservée, destinée, consacrée, mise à part pour les premiers-nés, le fils premier-né. Umugabane wateganijwe, wabitswe, wagenewe abana b'imfura, nta wundi bagomba kuwusangira. Aya meza nta wundi uzayicaraho, uwo mugabane nta wundi uzawubona. Uko Imana yabigennye ni nako izabisoza. Iby'amarangamutima ntabwo Imana igendera mu marangamutima, ntabwo Imana ikurikiza amarangamutima. L'Éternel n'agit pas sur base des sentiments. Nous les hommes, nous sommes guidés par les sentiments, mais Dieu lui, il agit conformément à sa parole promise. Abantu twebwe tugendera ku marangamutima, ariko Imana yo ikora byose ishingiye ku ijambo ryayo uko yariteganije.
abanyuma mwese nkaba mbatangarije yuko uyu mugabane w'umugeni, uyu mugabane w'abana b'imfura nta tombo ririmo. Nta n'umwe uzawusengerera mugenzi we. Umuntu ntabwo azaha abana be cyangwa ababyeyi be, ntabwo byashoboka. Uko Imana yagutoranije ikakwishyurira mu ijambo ryayo, ikaguha umugabane wayo, ikakwiyereka nk'uko twabyumvise, ikakwishyurira ubwiru bwayo. Ibyo abandi batabona wowe ukabibona. Mu gihe Imana ikwiyeretse ukabona ibyo abandi batabona, ukumva ibyo abandi batumva, nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira ngo hahirwa amaso abona ibyo mubona n'amatwi yumva ibyo mwumva, kuko benshi babyivuje ariko ntibabibona. Mu gihe Imana ikwishuriye, car l'Éternel se révèle à toi, car l'Éternel te montre ce que les autres ne voient pas, te fasse entendre ce que les autres n'entendent pas. Ouvre pour toi les mystères. Imana ikwishuriye ikakwereka ibyo abandi batabona, ikaguha kumva ibyo abandi batumva, ikakwereka mu ijambo ryayo, ukabona ubwiru bw'Imana ariko Yesu Kristo mu ijambo rye. Ako kanya kubera uko kukwiyereka bihita bijyana n'umugabane ihita ikugenera, kandi uwo mugabane Imana ukugeneye isi n'ijuru bitararema. Mu gihe Imana itwiyeretse bijyana n'ingororano, bijyana n'umugabane utagabanije. Uyu mugabane ugenewe abana b'imfura n'umugabane wuzuye. Cette part réservée au fils premier-né, c'est une part qui est complète. C'est pas une part à moitié. Il est écrit dans Genèse 25, verset 5, il est écrit ceci: Abraham donna tous ses biens à Isaac. Nitangiriro 25 hari ijambo ryiza cyane, umurongo wa 5 ngo Abrahamu yahaye Isaka ibye byose. Yahaye Isaka ibye byose. Abana b'Imana, umugeni wa Yesu Kristo, umutungo w'ijambo wose n'uwabo. Nta jambo na rimwe basitaraho. Iyo yishuriwe uhishurirwa ijambo ryose. Oh, enfants de Dieu, l'épouse de Christ, les fils premiers-nés, les bars, c'est toute la parole. Ils reçoivent la révélation de Jésus-Christ dans toutes les Écritures. Bahabwa guhishurirwa no kubona Yesu Kristo mu ijambo ryose. Ntabwo umugabane wacu ari umurongo umwe uducyariya utundi hariya. Oya, n'ijambo ryose. Niyo mpamvu mbere y'izamurwa mu gihe tugezemo, Imana yohereje umuhanuzi kugira ngo ahabwe guhishurirwa ubwiru bw'Imana, ahabwe amabanga yose. Mu gihe cy'iherezo umugeni wa Yesu Kristo yahawe ijambo ryose, nta gice kirimo. Abraham donna à Isaac tous ses biens. Au verset 6, il fit des dons au fils de ses concubines. Abraham muri Genèse n'itangiriro 25 murongo wa 5 haranditswe ngo Abraham yahaye Isaka ibye byose. Ariko murongo wa 6 ngo ariko abana babaja abaha impano. Niyo mpamvu abana b'Imana, umugeni wa Yesu Kristo, ntabwo ukiganira impano, kubera ko nta muntu washaka impano kandi umutungo wose ari uwe. Hari abantu bashaka kugira impano nk'uko byanditswe muri Matayo 7 ngo benshi bazavuga ngo ntitwavuze mu ndimi mu izina ryawe, ntitwirukanye abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakijije abarwayi mu izina ryawe, ntitwakoze ibitangaza mu izina ryawe. Muzabisoma muri Matayo 7. Ariko Imana izababwira ngo nimwumve imbere mw'abakora ibizirano. Gukora ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo ntabwo ari wowe ubikoze,
biba bikozwe n'iryo zina. Gusengera abarwayi bagakira mu izina rya Yesu Kristo ntabwo wowe usenga bari wowe ubikoze, biba bikozwe n'iryo zina kandi bigahabwa uwizeye. Iyo yizeye iryo zina arabibona, ariko ntibituma wowe wasenze ubona umugabane uwubona mu gihe uri umwana w'imfura, mu gihe Imana yagutoranije ikakwereka mu ijambo ryayo, ikakwereka urukundo rwayo, imbabazi zayo, ikakurebana imbabazi. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, mwongirira ubuntu. Nibwo Imana yabwiye Mose, ni nabyo Pawulo yasubiyemo mu Baroma 9 ngo Imana ibabarira uwishaka kanangira uwishaka. Uw'Imana yiyeretse izakomeza imwiyereke, uw'Imana itiyeretse ibyo yakora byose nta gaciro bifite. Niyo mpamvu abanyumva mwese uwumva ko afite uwo mugabane w'abana b'imfura nagira ikiganza ashimira Imana n'ubuntu bw'Imana, n'ubuntu bw'Imana, n'ubuntu bw'Imana. Kubona uyu mugabane ndabisubiramo, n'ubuntu bw'Imana. C'est par grâce, je le répète, c'est par grâce. Avoir la part réservée aux fils premiers-nés, faire partie des premiers-nés, c'est selon la grâce de Dieu. Kugira ube mu bana b'imfura ugenerwa uwo mugabane, ntacyo wakoze, ntacyo wakora, ntacyo watanze, ni kubw'ubuntu bw'Imana. Iyo dusomye mu Efeso 2, Ephésiens chapitre 2, Efeso 2 haratwereka ko ari ubuntu bw'Imana. Efeso 2 murongo wa 8 kugeza kwa 10. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Et cela ne vient pas de vous. Kandi ibyo ntabwo byavuye kuri mwe. C'est le don de Dieu. Ni impano y'Imana. Ce n'est pas les œuvres. Ntabwo ari kubera imirimo yanyu. En fait que personne ne se glorifie. Kugira ngo hatagira uwirata. Uwo ni umurongo wa 9. Au verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Kuko turi umurimo we. Ayant été créé en Jésus-Christ. Kuko twaremewe muri Yesu Kristo. Alléluia. Tushobora kwizera Yesu Kristo utararemewe muri we. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Quand tu sommes mu Kinyarwanda kugira ngo tubyumve neza kubumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Efeso 2 murongo wa 8 kugeza kwa 10. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Amen. Ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Byumvikane neza. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Murongo wa 9. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Kuko murongo wa 10. Turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo. Iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Nous avons été créés, nous sommes son ouvrage. Murongo wa 10. Kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza. Hano baratunyanganyije. Hari ikintu basimbutse.
kuko turi abo yaremye nibyo. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. N'abandi bantu bose Imana yarabaremye. Mais nous sommes son ouvrage. Turi umurimo we. Ayant été créé en Jésus-Christ, twaremewe muri Yesu Kristo pour de bonnes œuvres. Turemerwa gukora imirimo myiza. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Twaremewe muri Yesu Kristo, turemewe imirimo. Twe tutaravuka, Imana yari yaracinzira tuzanyuramo n'imirimo umugeni agomba kwambara. Iyi ntabwo ari imirimo yo guhinga, iyi ntabwo ari imirimo yo kujya mu biro, iyi ni imirimo ni umwambaro w'abera, iyi ni imirimo twambara Imana ikatwakira. Haleluya! Iyi ntabwo ari imirimo yo kujya gutema amashyamba no guharura imihanda no gutwara amamodoka no gukanika no gukora za kompiyuta. Ni imirimo yagenewe abera, abantu bafite gukiranuka kwabo. Imana ifite gukiranuka kwayo yaremye kera. Ugukiranuka kw'Imana kuri mu migambi yayo. Ndumva nezerewe kubw'ijambo. Ni ukuvuga ngo ntabwo twemerwa kubera imyenda twidodeye. Imana ifite gukiranuka yateganirije abana bayo. Gloire à Dieu, le Seigneur a créé des œuvres qui justifient ses enfants, qui constituent un habillement de justice, une sainteté non pas fabriquée par les hommes, mais une sainteté préparée d'avance par le Seigneur, afin que ses enfants puissent y marcher. Nukwera Imana yateganirije intore zayo kugira ngo niziseruka zizambara uwo mwambaro. Imana ni ureba isange ari uwo murateriye yaho. Imana ni izidodera uwo mwenda. Uwiteka ahimbazwe. Hano nta mwanya w'imirimo y'abantu urimo. Hano nta mwanya wo kwemerwa n'abantu hari. Nta mwanya w'imirimo y'itorero abantu bahabwa n'abantu hari. Ni imirimo umwuka wera akoresha abana be, kandi bikaba bikorwa uko Imana yabiteganije. Uwiteka Imana adushoboze, atuyobore muri iyo nzira yo gukiranuka. Twe kwidodera imyenda, ahubwo umwuka wera atwambike umwenda w'ubukwe. Mu byashiro hano igice cya 19 uyu mwenda urahari. Byashiro hano cya 19 Apocalypse chapitre 19 du verset 6 au verset 9. Apocalypse 19 verset 6 au verset 9. Verset 6, Apocalypse 19. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Byashiriwe Yohana 19 umurongo wa 6. Numva ijwi risa n'iry'abantu benshi, n'irisa n'iry'amazi menshi asuma, n'irisa n'iryo guhinda kw'inkuba gukomeye kwinshi, rivuga riti Haleluya, kuko Umwami Imana yacu shobora byose iri ku ngoma. Apocalypse 19, nous lisons maintenant le verset 7.
Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse est préparée. Mene dajuru hano tumurikira noneho murongo wa munani. Kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka yabera. Au verset 9. 8. Apocalypse 19. Maintenant, nous lisons le verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car nos fins lins, ce sont les œuvres justes des saints. Murongo wa cyenda. Arambwira ati, andikuti hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Kandi ati, ayo ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Verset 9. L'ange me dit, écris, heureux, ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont véritables. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Magambo, na magambo, yokuri yimana. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, tunezerwe, murongo wa karindwi, tunezerwe, twishime, tuyihimbaze, tunezerwe, twishime, tuyihimbaze. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Pourquoi? Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Tunezerwe, twishime, tuyihimbaze. Kubera iki? Pourquoi? 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 Car les noces de l'agneau sont venues, son épouse est préparée. Kuki tunezerwa, kuki tuyishima, kuki tuyihimbaza, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Iri hashize imyaka irenga 2000 iri jambo risohotse ku kibuga cy'ipatiri, ariko niba hari igihe cyegereje izamurwa, ni igihe cy'igisekuruza cyacu. Natwe turavuze ngo tunezerwe, tuyishime, tuyihimbaze, kuko umugeni we ariteguye, ubukwe bw'umwana w'intama. Kubera iki? Ibyashuro Yohana 19 murongo wa karindwi. Tunezerwe, twishime, tuyihimbaze. Kubera iki? Kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Abantu bararambirwa, ariko icyo Imana ivuze ni ngombwa iragisoza. Mu gihe cya Pawulo baramukanyaga Maranatha, bisobanura ngo umwami araje, umwami araje, umwami waraje. Bumvaga ko umwami aje. Nimurebe n'imyaka ishize, abantu bararambirwa, ariko bene data namwe bashiki banjye, igihe tugezemo n'igizamurwa riri hafi. Tunezerwe, tuyishime, tuyihimbaze. Aba bana b'imfura bagomba kugaragara umugabane wabo. Igihe cyageze cyuko umunsi mukuru wa igihe cyageze, kandi abana babasha ntabwo bazaraganwa n'abana b'isezerano. Ntabwo bishoboka. Abana b'amadini ntabwo bazaraganwa n'abana b'umugeni. Abana b'Agari ntabwo baraganwa n'abana ba Sara. Abana
des concubines ne peuvent pas hériter avec Isaac, le fils qui est né conformément à la promesse. Abana banjoreke, abana babaja ntibashobora kuraganwa n'abana b'isezerano bavutse bijyanye n'ijambo ry'ukuri, bavutse bijyanye n'umucyo w'igihe, bavutse bitewe no kwishyurirwa, bakabyarwa no kwizera, bakabyarwa n'ijambo ariyo mbuto itabora. Abana b'Imana bavutse ku bw'ijambo, abandi bafite uko bavutse, ariko abana b'Imana babyawe n'ijambo, bizeye ijambo, babyarwa n'ijambo, babwiriza batungwa n'ijambo, ndetse no gukiranuka kwabo bambara ijambo. Uyu mwenda ni ijambo, iyi mirimo ni Imana iyitegurira umugeni. Twabyumvise mu Efeso 2:10 ngo twaremeye imirimo myiza iyi Imana yaduteguriye. Efeso 2, Uwiteka ahimbazwe kandi aduhane umugisha. Efeso 2:10 quand nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Turi umurimo wayo kuko twaremewe muri Yesu Kristo, turemerwa imirimo Imana yaduteguriye kera mbere kugira ngo tuzayigenderemo. Aho ni Efeso 2:10. Ibyahishwe Yohana 19:8. Et il lui a été donné de revêtir d'un fanal kandi yahawe kwambara. Katulisome 8. Kandi yahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza, un fanal. Il lui a été donné de se revêtir d'un fanal éclatant, pur. Mwiza, éclatant, urabagirana, pur, utanduye. Uyu mwenda nawe wawukura atari ijambo riwukutode. Nk'uko umwami wacu yabivuze muri Yohana 17 ngo n'ubu maze kwezwa kubw'ijambo nababwiye, nta handi twavana. Gukiranuka kwacu ntabwo kwemewe. Tugomba kwizera ijambo ry'ukuri, nyiraryo mu gihe turyizeye afite imbaraga zo kurisohoza muri twe ubwaryo, rigahamanya n'imirimo twaremewe isi n'ijuru bitararemwa, twateguriwe kugira ngo tuyigenderemo. Car le fanal, ce sont les œuvres justes des saints. Uwo mwenda w'igitare mwiza niyo mirimo yo gukiranuka yabera. Umugabane ugenewe abana b'imfura, la part réservée au fils premier-né. Urihariye. Uyu mugabane urihariye. Cette part est particulière. Uyu mugabane urihariye. Abantu baremerana, abantu bakemeranwa ibyo bizera, abantu bagahana ibyubahiro, bagashyigikirana. Ariko hahirwa umwana w'Imana ushyigikiwe n'ijambo, wahamagawe n'Imana, uhishurirwa ijambo, akemerwa n'Imana mu ijambo ryayo n'imirimo yambara, akaba yarayiteguriwe isi n'ijuru bitararemwa. Uwo ni umugabane w'umugeni wa Yesu Kristo. Iyo tugiye muri Zakariya 3 tubona Satani amurega. Zakariya turasoma umurongo wa mbere.
Zakariya gatatu umurongo wa mbere tugeze kwa gatatu. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Zakariya gatatu murongo wa mbere, maze agereka Yesu umutambyi mukuru ahagaze imbere ya marayika w'Uwiteka na Satani ahagaze iburyo bwe ngo amurege. Verset 2. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Murongo wa kabiri, Uwiteka abwira Satani ati, Uwiteka guhane yewe Satani, niko Uwiteka watoranyije Yerusalemu aguhane. Mbese uwo si umushimu ukuwe mu muriro. Verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Murongo wa gatatu. Kandi Yosuwa yari yambaye imyenda y'ibizinga ahagaze imbere ya marayika. Au verset 4. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui ses vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Gloire au Seigneur. Il s'agit des habits de fête. Réjouissons-nous. Donnons-lui gloire. Car la fête est proche. Les noces de l'agneau. Mpamvu iyo myenda kadusoma umurongo wa 4. Ni byiza cyane iri jambo. Marayika abwira abari bamuri imbere ati nimumwambure iyo myenda y'ibizinga. Maze abwira Yosuwa ati ngukuyeho gukiranirwa kwawe kandi ndakwambika imyambaro myiza cyane. Ariko mu Gifaransa baravuze ngo ni imyambaro y'ibirori, ni imyambaro y'umunsi mukuru, ni imyambaro y'umugeni. Wewe unyumva wizera ijambo Uwiteka akuri gusohoreze. Niwe wenyine ushobora kwambura Yosuwa imyenda y'ibizinga, ni nawe ushobora kumwambika imyenda y'ibirori. Imana nyiri jambo, Imana yadukunze, Imana yaturemeye muri Kristo, isi n'ijuru bitararema, ikatugenera uyu mwambaro, itwambure imyenda y'ibizinga, itwambike imyenda y'ibirori, umwambaro w'umugeni. Hano ubwo jewe ndumwavuga murakazi kunganira abantu mu nkiko, nzi kuregwa icyo ari cyo, nzi kuregwa ukuntu abemerewe atitira, ariko meze rero mwavuga muyumve yuko hari icyamuva ku rurimi cyane cyane mu maza nshinjabyaha zitari mboneza mu bantu byo kuvuga ngo amasambu n'ibicyoya. Imanza nshinjabyaha ziva mu bihano byo gufungwa, ukaba wanafungwa na burundu, mujyana aho ngaho batitira. Hana Yosuwa ikibazo uru rubanza ntabwo ari nk'urwo ku isi. Ikibazo ntabwo ari uko Yosuwa atacumuye, ikibazo ntabwo ari uko Yosuwa atambaye ibizinga. Oya, ikibazo igishingirwaho ntabwo ari ibyo Yosuwa yakoze bibi, n'uwo Yosuwa ari we, n'uwo ari we. Uwiteka aravuze ngo uwo ni umushimu wakuwe mu muriro, naramucunguye namuvanye mu muriro, n'uwo narokoye, n'uwo nabambiwe. Ikibazo si ibyo yakoze, ikibazo ni n'uwo ari we. Niba ari umwana w'imfura, niba ari intore y'Imana, ikibazo si ibyo bamuteye. Ariko mwibaze uru rubanza, Satani arajya kurega umuntu ngo yacumuye. Satani rutare, Satani afite ikibazo
kuri Yosuwa murongo wa mbere Satani aramurega. Murongo wa kabiri mwibaze umuntu azanye ikirego n'umushinjacyaha twita abashinjacyaha. Ahanga ni Satani ni ushinja n'umushinjacyaha ni ko bamwita mu manza shinjabyaha procès ziri penal ni manza shinjabyaha. Umushinjacyaha ni Satani arimo kumushinja ngo arebe ibyo yambaye. Murongo wa kabiri mwibaze umushinjacyaha usabira umunyabyaha igihano, noneho umucamanza agahita avuga aca urubanza. Murongo wa kabiri l'Éternel dit à Satan, Uwiteka abwira Satani, que l'Éternel te réprime, Uwiteka aguhane. Wowe Satani, Uwiteka aguhane. Uwiteka watoranije Yerusalemu aguhane. Yerusalemu ni umugeni, Yerusalemu ni intore z'Imana. Wowe urivanga mu madosiye atakureba. Ntabwo uzi urega, n'abashimira Imana. Uko mu Yohana 12 yavuga ngo umurezi wa bene data utegeka ikirere n'imbaraga z'amadayimoni zirwanya abizera. Mu gihe umujyana azamuka, uwo murezi agomba gushushubikanywa. Muzabibona mu Yohana 12. Ariko umujyana agataha, Satani ahita we yizanye aje kurega aba ari we uhana. Uwiteka aguhane. Uyu ni umushimu wavanywe mu muriro. Kandi koko nubwo Satani ahise acyaha, murongo wa gatatu urerekana ko Satani atabeshyiraga Yesuwa. Le verset 3 montre que ce que le diable disait était vrai, mais cela ne peut pas constituer la base de jugement de Dieu. Dieu Satani arega Yosuwa koko nibyo, ariko ibyo si byo bishingirwaho kugira ngo Imana ikora umurimo wayo, kugira ngo Imana icire urubanza abana bayo. Ntabwo ishingira ku birego bya Satani. Petero atubwira muri Petero 1:4 ngo urubanza ruhereye mu nzu y'Imana. Le jugement commence par la maison de Dieu. Imana ifite ukuntu icira urubanza abana bayo, ibacira urubanza n'ijambo ryayo, bakihana ikabababarira. Ariko ntabwo Imana ishingira ku birego by'amadayimoni. Urubanza Imana iduciramo mu nzu y'Imana, c'est bien sa parole, n'ijambo ryayo ryagutsinda ugahita uza ku ntebe y'imbabazi ukarerera Imana. Imana ikakwambura imyenda y'imizinga ikakwambika iyera. Urwo rubanza turarwemera, urwo rubanza ruduhoraho. Ku ijambo rigutsinze, Imana niyo gutsindaho. Iyo rigutsinze ugahita bugufi, Imana irakubabarira. Icyama mu gitondo cy'uyu munsi, uru rubanza rw'imbabazi, urubanza rwo gukiranuka, urubanza rutari rwo kurimbuka rukagera ku mitima y'abana b'Imana bumvira ijambo. Verset 3. Or Josué était couvert de vêtements sales. Kandi koko Yosuwa yari yambaye imyenda yanduye, et il se tenait debout devant l'ange. Yari aho ngaho, nta kindi yari kongeraho. Yarezwe ari aho ngaho, hari aho ategereje ufite ijambo rya nyuma icyo avuga. Josué, il est debout devant l'Éternel, il est accusé. L'accusateur, ikintu kibabaje kuri Satani, iyi myenda yanduye, Satani niwe wateye ibyondo Yosuwa, amara kumwanduza akajya kumurega. Niyo mpamvu ikirago cye kitakirwa. Mu mategeko bakita inzitizi yo kutakira ikirego. Icyo bita inzitizi yo kutakira ikirego. Fin de le recevoir. Ntabwo ikirego cyemewe. Ntabwo bashobora guca urubanza bashingiye ku kirego kitakiriwe. Ntabwo cyakiriwe, nta nubwo gisuzumwa. Azanye ikirego, baramubwira ngo wowe Satani, Uwiteka aguhane kuko uyu
wowe urivanga uyu ni umushinga wakowe mu muriro koko kandi ibyo uvuga byarabaye yabikoze mais cela ne te concerne pas ce que tu dis est vrai Josué l'a fait mais c'est pas ton affaire c'est dans la maison de Dieu le Seigneur s'en occupe autrement murongo wa kane reka turebe icyo Imana ivuga marayika abwira abari bamuri imbere ati nimumwambure iyo myenda y'ibizinga maze abwira Yosuwa ati ngukuyeho gukiranirwa kwawe kandi ndakwambika imyambaro myiza cyane. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui ses vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Imana niko iducira urubanza mu gihe Satani agiye kuturega arega bizera arega abana b'imfura akabarega kwa se. Ni ikibazo gikomeye. Urarega umwana kuri se, ibyo gihe byorohera Imana kavuga tugize neza, reka nanjye nkomeze akazi. Iyo myenda niba ufite ikibazo ndategetse ngo muyimwambure mumwambike imyenda y'umunsi mukuru. Hari ikindi kibazo? Satani hari ikindi kibazo? Noneho murebe nguriya ahagaze yambaye gukiranuka gutangwa n'Imana. Uwiteka Imana aduhane umugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uwo ni wo mugabane, uwo ni wo mugabane w'intore, uwo ni wo mugabane w'abana b'imfura. Umugabane wa mbere Imana yahaye abana b'imfura, yabahaye gukiranuka kwayo. Umugabane wa mbere uruta ibindi byose ari nawo uduhesha kuzaragwa, kuzamurwa. Haleluya! N'uyu mugabane n'uyu mwambaro Imana yawutudodeye isi n'ijuru bitararemwa. Abefeso 2:10 Byeshura 19 umurongo wa 8 bagahita batubwira yuko iyo mirimo Imana yaduteguriye yabera ari wo mwambaro w'ubukwe. Uyu mugabane ujyane w'abana b'imfura. Icyambere uyu mugabane n'umwambaro no gukiranuka Imana ya abana bayo, bakaba batakishakamo, bakaba batishakira gukiranuka, bakaba batisobanura, bakaba batiregura, bakaba nta n'umwe biregura. Imana yabakunze igakunda intore, niyo izira gukiranuka kwayo. Hano muri Yesaya 54 mbere yuko dusubika uyu munsi, Yesaya 54 Yesaya 54 turahera ku murongo wa 11 tugeze kwa 17. Esaïe 54 du verset 11 au verset 17. Verset 11. Malheureuse, battue dans la tempête, et que nul ne console, voici je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai le fondement de saphir. Psalm 54, 11. Yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga, ntuhumurizwe. Amabuye yawe nzayateraho amabara meza, imfatiro zawe nzazisiga safiro.
isoni mu byashira 21 usanga uyu nguyu ufite imfatiro z'amabuye ya safiro ni Yerusalemu yo mu ijuru, ari wo mugeni wa Yesu Kristo. Ariko urarengana ungabanywa n'umuyaga nuko umugeni aba yikoreye umusaraba. Torero rya Yesu Kristo, aba bana b'imfura bafite umugabane wihariye utagereranywa kuri iyi si, bikoreye umusaraba. Kuri iyi si bahungabanywa n'umuyaga, kuri iyi si bararenganywa, ariko umugabane bafite n'umugabane w'iteka. Au verset 12, je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Murongo 12. Minara yawe nzayubakisha amabuye abengerana, kandi urugabano rwawe nzarushingisha amabuye anezeza. Ndacyabatumira gusoma ibyahishuriwe 21, murasanga iyi ari Yerusalemu yo mu ijuru. Verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Grande sera la postérité de tes fils. Murongo 13. Abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka, kandi bazagira amahoro menshi. Uyu ni umugeni. Murongo 14. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car il n'approchera pas de toi. Murongo 14. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure, kuko utazatinya. Uzaba kure y'ibiteye ubwoba, kuko bitazakwegera. Verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Murongo 15. Murongo 15. Ahari bazaterana, ariko si cyo uzaba abateranije. Uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe azize. Gloire au Seigneur. Witeka uri umugabane w'abera ahimbazwe. Verset 16. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Murongo 16. Dore nigire mu mucuzi uvugutira umuriro w'amakara, agakuramo icyuma akoresha umurimo we, kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura. Verset 17. C'est par là que nous terminons. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur vient de moi, dit l'Éternel. Murongo wa 17 ngo dusoreza. Ku ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo nibyo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka aho ndi, niko Uwiteka avuga. Amina. C'est merveilleux, ni byiza cyane. Kereka muri asa n'ugiye gutangira kubwiriza, ariko tuzakomeza. Uwo ni umugabane ugenewe abana b'Imana, la part réservée au vice premier n'uyu nguyu. Niko Uwiteka avuze ngo uwo ni umugabane uturuka wundi. Nta ntwaro yacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, nta kagambane kazagushora. Ururimi rwose ruzagurukira kukurega, uko byabaye kuri Yosuwa, ruzafata ubuyaga, ruzafata ubusa. Uko niko gukiranuka, niwo mugabane wanjye uturuka uri, ugenewe intore. Niko Uwiteka avuga. Amina, amina, amina. Uwiteka aho umugisha wakiriye iri jambo wese. Uwumva afite uyu mugabane, uwumva ari intore y'Imana, uwumva ari umwana w'imfura
uyu mugabane akaba ari uwe, afatanye nanjye gushima Imana mu gitondo cy'uyu munsi. Uwiteka atuhana umugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mbere yuko dusenga, wumve ko utikiranukira, wumve ko nta n'umuntu wagukiranukira, nta n'umuntu wagutabara, nta n'idayimoni yakubuza uyu mwambaro, n'ibirego bya Satani ntibyakubuza uyu mugabane tumaze kubibona mu ijambo. Suko abana b'Imana badacirwa urubanza. Abana b'Imana ndongera mbibutsa abamurikiye, ntabwo bacirwa urubanza hashingiye ku birego bya Satani. Ibirego byose Satani azana bikubitwa inzitizi yo kutakira ikirego, ntabwo byakirwa. Toutes les accusations du diable sont frappées par ce qu'on appelle en droit l'exception de non recevoir. Inzitizi yo kutakira ikirego niko bayita mu rukiko. Mwavoka uregwa niwe ubanza gushyira ikiganza hejuru, kabwira urukiko, kavuga ati iki kirego dushingiye ku ngingo iyi n'iyi y'itegeko iri n'iyi no ku ngingo iyi n'iyi y'itegeko iri n'iyi ntabwo cyemewe, nticyakirwa. Iyo umucamanza avuze ko nticyakiriwe, ntikinasuzumwa, gifata ubusa. Ni ukuvuga ngo abana b'Imana ntibacirwa urubanza hashingiwe ku birego bya Satani. Ibirego bya Satani bikubitwa inzitizi yo kutakirwa. Les accusations du diable sont frappées par ce qu'on appelle en droit l'exception de non recevoir. Inzitizi yo kutakirwa ku kirego. Ariko abana b'Imana bameze nka Yesuwa, bambaye umubiri, bashobora kugira intege nke. Satani abatera ibyondo, imyanya yabo ikaba ibizinga, bacibwa urubanza n'ijambo. Kandi Imana yababyaye irategeka ngo nimumwambure iyo myenda, mumwambike iyera. Uwo murimo bukorwa n'ijambo. Ijambo ritucira urubanza, tukihana, imyenda y'imizinga tukayamburwa, tukambara umwenda w'ijambo. Nibyo Petero avuga ngo urubanza ruhereye mu mizi y'Imana. Urubanza rw'umugeni rurimo ruraba, kandi urwo rubanza ni urubanza rw'imbabazi. Abana b'Imana baratsindwa, bagatsindwa n'ijambo, kandi bagakizwa n'ijambo. Mwami wacu Yesu Kristo aho umugisha ijambo rye, kandi aduhana umugisha twese. Amina. Turasenga. Mwami wacu Yesu Kristo, mukiza w'ubuntu n'imbabazi, shimwe n'icyubahiro bikugarukire. Mana nziza, Mana nzima, Mana y'urukundo, Mana y'imbabazi, Mana y'ukuri, Mana ikiranuka, Mana y'abera, Mana y'intore, Mana y'ijambo ryayo. Ndagushimira kubw'umutsima utumanyuriye, ndagushimira kubw'ijambo ryawe utugaburiye riturutse aho uri. Mwami uriho umugisha umutima wose wakiriye iri jambo. Mbabazi zawe wagiriye Yosuwa, mbabazi zawe watugiriye, mbabazi zawe wagiriye Mose, ukamubwira ngo girira imbabazi uzazigirira, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Girira imbabazi uzazigirira, bagirira ubuntu unzabugirira. Je fais grâce, c'est lui que je fais grâce, Seigneur de gloire. Wowe watugiriye ubuntu, renouvelle ta bonté, renouvelle ta grâce. Ongera ubutugirire, urushaho kubutugirira. Ijambo ryawe Mwami ritwambure ibizinga, ritubere umwambaro w'umunsi mukuru, umwambaro wo gukiranuka, umwambaro w'abera, umwambaro w'intore. Tugushimira umugabane w'abana b'imfura waduhaye, udukomereze Mwami. Bakira ijambo bose duhana umugisha Mwami, kandi nubishaka uzongera uduha akanya dusangira ijambo ryawe mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Nkaba ngushimiye. Amen. Mana y'umugisha abakiriye ijambo ryayo mwese. Amina na udaha.
nashimwe nashimwe kandi nashimwe ishuri y'ubutumwa bw'igihe bwo gutegura umugeni wakunzwe atumvana mu nyigisho z'abantu kuko hazazamurwa umugeni ijambo ndamuririmbira ndamuhimbaza nashimwe nashimwe kandi nashimwe ndamuririmbira ndamuhimbaza nashimwe nashimwe kandi nashimwe Imana y'Aburahamu Isaka Yakobo niyo yigaragaje mu itanura yerekanye izura Lazaro tunezerwe kuko niyo natwe twizeye ndamuririmbira ndamuhimbaza nashimwe nashimwe kandi nashimwe ndamuririmbira ndamuhimbaza nashimwe nashimwe kandi nashimwe yabanye na Eliya na Elisa muri Dawidi gatsinda Goliyati ikura Danieli mu rwobo rw'intare mushikame kuko niyo natwe twizeye ndamuririmbira ndamuhimbaza nashimwe nashimwe kandi nashimwe ndamuririmbira ndamuhimbaza nashimwe nashimwe kandi nashimwe bene data mwemere dukenyere ijambo twibuke indahiro twarahiriye umwami dukunde bene data dukunde ijambo tube maso dutegereze izamurwa ndamuririmbira ndamuhimbaza nashimwe nashimwe kandi nashimwe ndamuririmbira ndamuhimbaza nashimwe nashimwe kandi nashimwe ndamuririmbira ndamuhimbaza nashimwe nashimwe kandi nashimwe ndamuririmbira ndamuhimbaza nashimwe nashimwe